ubuntu bubonerwa muri Yesu Kristo rero bubane namwe. Tugarutse mu kiganiro, mwebwe abakunda ibiganiro ducisha hano kuri Tsinda TV. Imana amahoro ibagirire neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku mwuka wa divorce utera ingo, kandi uwo mwuka wa divorce nawo turaza kuvuga inkomoko yawo, n'uburyo tubasha kuwutsinda, n'uburyo tubasha kukubita hasi, n'uburyo tubasha gutandukana nawo, ndetse n'inzira ucamo. Umwuka wa divorce n'umwuka w'uruzingo, uzinga abakobwa bakabura urushako, uzinga abagabo bakabura urushako, umuntu agashaka umugore akamubura kandi ari umusore, agakubita mu myaka 40 50, gutyo yarabuze uwo yarambagiza, cyangwa se n'ubwo bushake butamubamo. Umuntu akagera mu myaka 40 50 ari umusore, n'ubwo bushake bwo gushaka butamurimo, yarazinzwe. Cyangwa umukobwa akaba bishaka ariko akabibura, biterwa n'iki? Rero turaza kureba imva n'imvano z'ibyo byose, no kugira ngo dukangurira n'abantu noneho kugira ngo bahaguruke gusenga no kwibohora ndetse no kubohorwa. Data, tugwaye icyubahiro, tugushyize hejuru kubw'uyu mwanya. Nanone duhishura imigambi ya Satani n'abadayimoni, tukayishyira hasi kugira ngo iseswe, kandi tukongera kugaragaza ubushake bwawe ku bantu. Mwami, tugwaye ikaze na karibu muri iki kiganiro kugira ngo ubane natwe. Imbaraga z'umwuka wawe zikora ibitangaza kuri bene data baduteze amatwi, badukurikiranye mu izina rya Yesu Kristo. Badukunda, ubahe umugisha, ukubaho kwawe kube kuri bo. Ngaho ngwaye ikaze na karibu kugira ngo duhinduke akanwa kawe, nawe utuvugiremo ndetse ufashe benshi, kandi ushyigikire ubu butumwa bwiza bushyike kuri benshi. Imbaraga zose zirwanya kurebwa kw'ikiganiro, gukurikiranwa kw'ikiganiro, imbaraga zitwikira ibiganiro zo mu bwami bw'umwijima, tuzikubise hasi mu izina rya Yesu, amen. Mu itekinika rya Satani buriya n'igihe atwikira ibintu, kuko kuva kera kose yitwaga umukerubo utwikira. Gufata umuntu rero akamutwikira, akamubundikira kugira ngo atagaragara, si igitangaza kuri we, si n'ibintu bikaze kuri we. Ni byiza mu gusenga rero ko dusaba kugira ngo Data twese adutwikurure ibitwikirizo by'abadayimoni n'iby'abarozi abana b'abantu badushyiraho. Twavugaga rero ko tugiye kuvuga divorce, ndetse tukavuga n'umwuka w'uruzingo, inzingo kuko iyo myuka kenshi na kenshi usanga irakorana. Umwuka w'uruzingo uzinga abantu, ndetse cyangwa se umwuka wa divorce ni imyuka ibiri igendana. Icya mbere habanza uruzingo. Iyo wakubisweho umwuka w'uruzingo ukawutongerwa, hari igihe uwo mwuka w'uruzingo iyo wawutongerewe, waba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, udashaka kuba watekereza ibyo gushaka umugabo uri umukobwa, kumva ntacyo bikubwiye, ntacyo nabikeneye, imyaka ikakugendana ikagukubitana, ugasanga ugeze muri 40, ariko atari ubushake bw'Imana, ahubwo ari uruzingo rw'abantu. Waba uri umusore nawe ugasanga ntunabitekereza, ntunabishaka, ahubwo ari urwo ruzingo rw'abana b'abantu bagushyizeho. Bikunze kubaho ku bantu bafite mu mugambi w'Imana, bafite umugisha w'ingo nziza, ingo z'umugisha, ingo zizavamo abana bakomeye, ingo zizavamo abantu badasanzwe b'abayobozi bazaza mu isi bakagira umumaro mu isi. Ibyo rero nibyo Satani akunze kurwanya cyane. Ugasanga abo bantu arabafatiranye biciye mu bagenti biwe, mu bo yangaje hano ku isi. Satani yarangaje, afite abakozi biwe hano ku isi, kandi afite n'abana be hano ku isi, nk'uko Imana hano ku isi nayo ifite abakozi bayo, ikagira n'abana bayo. Ni nako Satani nawe afite abakozi biwe, akaba afite n'abana be. Noneho rero muri ubwo buryo bwa Satani bw'imikorere yiwe, abasha kubona abana b'Imana kugira ngo abatoteze, abaheze mu bibazo, agakoresha ba bagenti biwe cyangwa se babagaragu biwe, akabakoresha mu kwangiza abandi, mu kuzinga abandi. Ariko bikunze guca mu nzira zitandukanye. Ubundi mu ijambo ry'Imana nkunze kubivuga, Bibiliya iravuga ngo nta kigore kitazagira ikigabo cyacyo, niko akanwa k'Uwiteka kabivuze. Nta kigore kitazagira ikigabo cyacyo, niko akanwa k'Uwiteka kabivuze. Ni ukuvuga ngo akanwa k'Imana kavuze yuko nta kigore kitazagira ikigabo cyacyo. Iyo habayeho kubura umugore cyangwa umukobwa, umugore cyangwa umukobwa akabura umugabo, ntabwo ibyo biba
ari ibintu bisanzwe, ntabwo biba ari ibintu bisanzwe, ahubwo mu mwuka haba hari ikindi kintu kiba cyabaye kiri kubiteza. Kandi icyo kintu kiri kubiteza, iyo mu masengesho abasenga badasenze ngo habaveho cya kindi giteza ibyo bibazo, uwo muntu akomeza kuguma muri bya bibazo. Yesaya igice cya 34 n'umurongo wa 16 haravuga ngo nimushake mu gitabo cy'Uwiteka musome, nta na kimwe muri byo kizabura, nta na kigore kizabura ikigabo cyacyo, kuko Uwiteka ari we ubitegekesheje akanwa ke, kandi umwuka we ukaba ari we ubiteranije. Reka nongere nsubire muri iki cyanditswe, nimushake mu gitabo cy'Uwiteka musome, nta na kimwe muri ibyo kizabura, nta kigore kizabura ikigabo cyacyo, kuko Uwiteka ari we ubitegekesheje akanwa ke, umwuka we ukaba ari we ubiteranije. Urumva akanwa k'Uwiteka kategetse yuko nta kigore kigomba kubura ikigabo cyacyo, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze, kandi umwuka we ukaba ubiteranyije. Ikigore rero kibura ikigabo cyacyo ryari? Ikigabo kibura ikigore cyacyo ryari? Ibyo ni tekinika ry'umwanzi, ni ubugome bwa Satani. Nubwo wenda hari n'abantu bashobora kubihitamo bakavuga bati kubwo kugira ngo dukorere Imana bijye bibaho dukorere Uwiteka, njya mbibona amwe mu madini bagafata ibyemezo byo kutarongora, bagafata ibyemezo byo kutarongorwa, bakaba ari bwo buzima babayemo ubwo barabihisemo ari amahitamo yabo bitewe n'amadini babamo. Ariko ubundi mu ruhande rw'Imana ntabwo Imana yigeze ivuga ngo ntimurongorwe. Iyo rero ubikeneye ukabibura, haba hariho ababiteye, haba hariho ikiba cyarabaye, haba hariho uruzingo. Sinzi muri Bibiliya hari abantu batemera yuko abarozi babaho, ariko abatabyemera abenshi usanga muri bo baraba baroga, ariko ubundi Bibiliya igenda igaragaza ko abarozi babaho. Abarozi rero mu mikorere yabo babasha kuzinga umuntu bakamubuza gushaka, za karande ubwazo rwa rushako ya karande yo mu muryango we kudashaka. Uwo ni umuzimu, uwo ni umudayimoni uba warafashe umwe mu bakurambere, none uwo mudayimoni warafashe mu bakurambere agateza ikibazo umwe muri abo bakurambere baho mu muryango baturuka, noneho cya kibazo kikazaba karande, kikazava ku mukurambere kikaza ku mwana, umwuzukuru n'umwuzukuruza, ugasanga noneho cya kibazo kibaye karande cyo kudashaka, cyangwa se cya kibazo cya divorce ari dayimoni yabiteje. Njya numva abapfumu bavuga bo ngo bafata umuzimu wo mu muryango wabo bakawunywanisha n'umuzimu w'uwo mukobwa kugira ngo batazadivorusa. Ibyo ni ahantu bihuriye, ahubwo urwo rugo ruba rushimangiwe n'abazimu, ruba rwubatswe ku misingi y'abazimu, rwubakiwe ku misingi y'abadayimoni. Urwo rugo n'urubyaro ruzaturuka muri urwo rubyaro, urwo rubyaro ntabwo ruzaba ari urubyaro rw'umugisha, ntabwo ruzaba ari urubyaro rwo mu Mana, ahubwo ruzaba ari urubyaro rwo mu bazimu. Abo ni abantu nibo usanga havuka abantu ugasanga bavukanye imico mibi ikaze, bavukanye ingeso mbi zikaze, bavukanye ubugome, nibo uzasanga bagaruka bakica abandi, kuko tubona yuko Kayini yari yavutse mu mubi. Hari abantu usanga bagiye bavuka mu mubi, imico yabo n'imigambi yabo ari imigambi mibisha gusa, ari ukugirira nabi bagenzi babo, ari ukwica, ari ukubaroga, ari ukubagirira abantu nk'abo. Abantu rero bakunze kuba baravutse muri ubwo buryo, bakavuka muri ubwo buryo tuvuze bukomoka muri izo nkomoko zo mu bazimu, zo mu badayimoni, abo nibo usanga hari ikibazo. Niyo mpamvu abasore n'abakobwa tuba tubasaba kugira ngo mbere yo umaze gukunda umuntu ari kumenye ninde uyu muntu nkunze, ninde uyu mukobwa nkunze, ninde uyu mugabo nkunze, ninde, kugira ngo ubashe kubaka urugo ruvuye mu mugambi w'Imana kandi ruvuye mu muyoboro mwiza, atari ugupfa kuvuga ngo wakunze utazi uwo wakunze. Kureba umuntu hanze ukamurebera inyuma ntabwo biba bivuze yuko umuzi. Kuba mumaranye imyaka 5 mukundana, 7 mukundana, ntabwo bivuze ko umuzi. Ugomba kumenya umuntu ninde, akomoka aturuka he, yavutse mu buhe buryo, yaje kwisi gute. Ibyo nibyo bishatse kuvuga kumenya umuntu, ukamenya no mu mwuka ukanariza ukamenya ngo uyu muntu ninde. None rero ukubakana n'umuntu muziranye uzi mu mwuka kandi uzi no mu mubiri. Iyo tuvuga mu mwuka ni mu buryo utabonesha amaso yawe, iyo tuvuga mu buryo bw'umubiri mu buryo ubonesha amaso yawe. Hari abantu rero bavutse muri ubwo buryo, bavuka
ingo zabo zubatswe na kuzimu, zubakiwe ku mubazimu, imisingi yabo ari abazimu atari Uwiteka wazubatse. Rero nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ugasanga noneho rero niho hagiye kuva intandaro y'amadivorce, kuko umwe uba uvuye muri uwo muryango agashaka kwibakira urugo rwe rwiza rwubatse mu Mana, ariko wa muzimu uva mu mizi mu maraso yaho aturuka wagiye ubata famiye yaturutsemo, ugasanga niwo umusenyera urugo. Bica mu zihe nzira? N'abarozi bashobora kurusenya, ariko bashingira muri za karande, bashingira mu myuka ya za karande, mu bazimu ba karande. Rero ndagira ngo tuvuge kimwe mu bintu abadayimoni bakunze gucamo kugira ngo bateze amadivorce. Icya mbere ni umwuka w'ubusambanyi. Umwuka w'ubusambanyi uteze ku bantu bawubamo cyane cyane ubusambanyi twita ubw'abadayimoni. Hari ubusambanyi bwo kuryamana n'abantu, hakaba n'ubusambanyi bwo kuryamana n'abadayimoni. Ubu busambanyi bwo kuryamana n'abadayimoni, umugabo akaryamana na dayimoni, umugabo aryamana na dayimoni ryari, umukobwa aryamana na dayimoni ryari. Hari uburyo butatu umuntu ashobora kubonana n'ikiremwa cy'umwuka akaryamana nacyo atazi ko aricyo yaryamanye nacyo. Uburyo bwa mbere, dayimoni iva ikuzimu cyangwa umuzimu ukava ikuzimu ukiyambika umubiri w'umuntu, umuntu akarota asambana, umuntu akarota ari ufite umugore, umuntu akarota afite umugabo. Uwo mwuka iyo wamaze kubakondane cyangwa se kumenyerana na nyir'ubwite baryamana, uwo niwo ugaruka sasa ugatangira kurwanya ba bandi bashakanye, ubabuza kugira ngo urwo rugo rudakomeza kubaho, kuko dayimoni zikunda kugira gute? Ziba zishaka kugira ngo ziba zikwitirira zivuga ngo uyu ni umugore wanjye ashatse nkande, uyu ni umugore wanjye ko namushatse. Kuko ubundi ikintu kitwitwa gusambana cyangwa se tugaruke mu mibonano mpuzabitsina, abaswahili babyita ngo ni tendo la ndoa. Tendo la ndoa bisobanura igikorwa cyagize gute cy'abashakanye. Iyo uryamana na dayimoni mu nzozi rero mukaryamana, nuvuga ngo uba urimo urakora igikorwa cy'abashakanye. Ubundi imibonano mpuzabitsina yari yarashyizweho, ariko Imana yarayigennye ko igomba kuba hagati y'abantu babiri bashakanye, umugabo n'umugore. Iyo rero mu kindi gice cy'ubwami bw'umwijima, iyo ibayeho iyo mibonano mpuzabitsina mu buryo bw'umwuka, ugakorana imibonano mpuzabitsina n'uwo mwuka waje mu nzozi, igihe kiragira umwuka ugashakana nawo, ukazajya uvuga ngo uyu twarashakanye, uyu ni umugore wanjye. Uwo mwuka noneho utangira kurwanya wa mugabo mwakagombye kubana. Bisaba rero kwanza kugira ngo ubohoke, imbaraga z'Imana zikubohore zica iyo migozi, Uwiteka kubohore. Iyo bitabaye bityo rero ntiwatobora uwo mwuka utaragucikaho. Ubwo ni ubusambanyi twita ubw'abadayimoni. Reka duse nkaho dusoma, ntabwo tuzajya dutinda cyane muri ibi biganiro, tuzajya tuvuga amagambo makeya, dufata umwanya wo gusenga kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa, kandi tubashe no kugera ku ntego y'icyo tuba tuvuze. Reka rero mu Bakorinto igice cyaho cya 7, igitabo cy'Abakorinto igice cya 7, Abakorinto ba mbere, ndumva ntibeshye, Abakorinto ba mbere igice cya 7, haravuga ngo uwifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe. Uwifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe. Aho Bibiliya ihita igenda ikagaragaza yuko nyine ibintu bijyanye n'ibyo bintu, ikagaragaza ibintu, igashyira ibintu ku karubanda. Imana igirengera abantu rwose, Imana ifasha abantu, kuko hari abantu baca mu bintu batazi imva n'imvano zabyo, ugasanga umuntu amaze imyaka runaka nta mugabo, ariko kandi ni mwiza mu buryo bugaragara, afite imico myiza, arasenga Imana, yubashye Imana, ariko ugasanga wapi icyo abandi babona biboroheye we akakibona bimugoye. Ibyo nibyo Satani akora, nuko abagira ngo arushye abantu. Ibyo abandi babonera ubuntu, ibyo abandi bintu baba batanashaka, wowe ukaba wabibona bikugoye kandi atari byo. Ariko ugasanga kugira ngo Satani abigereho aba yaramaze gutegura, aba yarabanje
yabanje gutegura inzira zo kugira ngo abashe guheza muri uwo muntu muri icyo kibazo. Izo nzira za mbere abanza gutegura ku mukobwa, ku muhungu cyangwa ku mugabo n'umugore babana ni ugushyingira, ni ukubashyingira abazimu be, ni ukubashyingira abadayimoni be, ni ukuzamura imyuka yiwe ikaryamana n'abo bantu. Aho hantu muri icyo kintu kwanza iyo kikunze kuba fendefe, urwo rugo ruzamo divorce, uwo muryango uzamo divorce iyo abantu batasenze. Ariko iyo divorce ugasanga itewe n'uwo mwuka uba warigaruriye umwe mu bashakanye. Ariko kandi umuntu ibyo byose bikaba byaragiye bimubaho muri cya gice twise cy'inzozi. Inzozi yajya zirota akavuga ngo ni inzozi zisanzwe, akarota aryamanye n'ibikoko, ari gukora sex n'ibikoko akavuga ngo ni inzozi zisanzwe, akarota ari gukora sex n'abana atazi ngo ni inzozi zisanzwe. Kumbe mu mwuka umuntu afite urugo rwiwe arambyemo, yubakanye na dayimoni, aryamana n'abadayimoni. Ibyo bintu noneho sasa fendefe ukazasanga abadayimoni bakora ibyo ngibyo. N'abakora into ba mbere igice cya 6 n'umurongo wa 16 niho twavugaga ngo ntimuzi yuko wifatanya na maraya babaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe cyo gukora sex, ukoze sex ukayikorana n'umudayimoni, mu buryo bw'umwuka uhinduka umwe n'iyo dayimoni, uhinduka umubiri umwe nayo. Ntabwo ishobora kukwemera rero ko wakomeza kuryamana na wa muntu ufite umubiri, ntushobora kukwemera ko wakubaka urwo rugo, bisaba kugira ngo iyo dayimoni ikurweho. Niyo mpamvu rero hano biravuga ngo muzibukire gusambana ibindi byaha byose umuntu akora. Ubwo ni 6:18, abakora into ba mbere 6:18, biravuga ngo muzibukire gusambana ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Urumva rero uyu mwuka igihe wahuye nawo, uhura nawo nubwo biba byakozwe mu mwuka, ariko biragaruka ugasanga byabaye no ku mubiri. Urebye ku basore, ku gitsina gabo, iyo yabaye muri ibyo nzira zo kuryamana na dayimoni, arabyuka agasanga nyine yabirangije, byarangiye. N'umugore burya nawe niko bigenda. Ndagusengera rero kugira ngo imbaraga z'Imana zigutandukanye na buri mwuka wose mu izina rya Yesu Kristo, urwanya ubuzima bwawe, uwo mwuka w'ubusambanyi, umwuka wa divorce, za karande z'amadivorce yo mu miryango zicike mu izina rya Yesu. Ndagutandukanye n'amaraso y'umuntu waferinze mu muryango w'iwanyu agapfa adashatse mu izina rya Yesu, kuko kenshi na kenshi abo bantu baba barapfuye badashatse, Satani yarafashe cyangwa se baba baragiye baferinga mu miryango. Ibyo bibazo nibyo Satani akurikiza abandi baba bakiriho. Abarozi iyo bashika bagatongera bakavuma bashikira muri ibyo kuri uwo muntu baba barafashe bagaherana. Ndasenga mu mbaraga z'umwuka wera ngukura mu nzu y'imbohere yose umwanzi yagushyizemo mu izina rya Yesu. Nsoreza mu cyanditswe rero nyuma y'ahangaha yo kubona ko ibi bintu bimeze bitya, ndagira ngo nsome mu byahishuwe igice cyawo cya 18. Turacyari kuri ku muyoboro cyangwa se ku nzira y'ubusambanyi. Ubusambanyi ariyo nzira Satani akunze gucishamo divorce za bamwe na bamwe, ariko ubwo busambanyi bw'abadayimoni, ubwo busambanyi bw'imyuka mibi, ubwo busambanyi bw'imyuka mibi, umuryango ubusambanyi n'umuryango wagutse Satani acamo kandi akanyuramo. Ukuntu ibyahishuwe igice cya 18 umurongo wa 2 havuga ngo ararangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye. Hano turabona ko ari n'ibisiga bihumanye ngo kandi byangwa. Umurongo wa 3 ngo ko amahanga yose yanyoye inzoga ari zo ruba ry'ubusambanyi. Urumva rero ubusambanyi bushobora guhinduka inzoga, ubusambanyi bushobora guhinduka inzoga mu mwuka. Noneho sasa bwa busambanyi wabayemo cyane bugatuma umuntu ahinduka icumbi ry'abadayimoni, icumbi ry'imyuka mibi, ubuzima bw'uwo muntu bugahinduka icumbi ry'imyuka mibi. Ndagusengera rero muri aka kanya mu izina rya Yesu, nirukana buri imbaraga zose zashatse gucumbika iwawe, abadayimoni bashatse gucumbika mu mubiri wawe, imyuka yashatse gucumbika mu mubiri wawe, imyuka yiba, imyuka yica, imyuka yonona inyama zo mu nda, imyuka yonona amara yawe, ndayirukana ndayitwika ku mara yawe mu izina rya Yesu. Imyuka yagiye yitendeka ku rugo rwawe igashaka kurufata no kurugundira, ndayirekura umuriro w'Imana kuyitwika. Ibyanditse byera bivuga yuko wizera Yesu Kristo wese ibimenyetso n'ibitangaza bigumana nawe, uko yirukana abadayimoni mu izina
izina rya Yesu. Niyo mpamvu nirukanye buri mwuka wose warurwanyaga ubuzima bwawe, warwanyaga imibereho yawe. Uwo mwuka wari waragushingiwe ndagutandukanya nawo mu izina rya Yesu. Winjira urwo rugo, winjira urwo rushako, ukigarurira umwe mu bashakanye, ndawuvuma ndawutwika mu izina rya Yesu. Umwana w'Imana nzima wahawe misiyo yo gusenya urugo, wahawe misiyo yo gutandukanya umugabo n'uyu mugore, wahawe misiyo yo gutandukanya uyu muhungu n'umukobwa bafiansanya, ndawuvuma mu izina rya Yesu. Turatuma umwuka w'Imana, turatuma imbaraga z'Imana, marayika bisumba byose, bamarayika bamwe bashinzwe kurwana intambara z'abera. Mana ijambo rya rivuga yuko bamarayika ari abakozi babazaragwa gakiza. Niyo mpamvu usenze kugira ngo utume marayika imyaka myinshi aryamana n'umuzimu, aryamana n'ijini, biciye muri uwo muzimu no muri iryo jini rikaba ryaramuboheye urugo, rikaba ryaramukoresheje divorce. Wa jini we na wa muzimu we, va muri urwo rugo mu izina rya Yesu. Va kuri uyu mugabo, va kuri uyu musore, va kuri uyu mukobwa mu izina rya Yesu Kristo. Twaye gukirizwamo, turasenze kugira ngo imbaraga z'Imana zibohore buri wese utureba kuri Tsinda TV, zikize buri wese uri kuri Tsinda TV mu izina rya Yesu. Umwana w'Imana nzima, turaca inzingo zose zari zizinze abakobwa, zari zizinze abagabo, abazingiwe mu bapfumu, abazingiwe mu myuka mu izina rya Yesu, yo mu miryango bakazirikishwa karande. Reka izi karande zicike, izi karande reka ziritagurike, zive kuri ubuzima bw'abantu mu izina rya Yesu. Aba bantu binjire mu intsinzi kandi binjire mu masezerano y'Imana. Urakoze Mwami, tugwaye icyubahiro kurengera abantu bawe kandi ubafashije. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen, amen, amen. Shalom, shalom.